Bityo sura cyafata ku biyobyabwenge cyangwa warabiretse. Amajyana baganaranywe. Munamba wose. Abandi tuzi muri ya ndirimbo ya Mico se. Oya nanjye wamposte. Sibyo uko ngenda takogereje. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Yivuye mu byaha burya ngurana jijuka. Ya. Babo. Ngiye gukora ukuntu uzajya ugenda ukora budomino. Sibyo? Niba mbeze gutya. Ya. Nuko bayo ko stile waze bank. Uvamo ariko blockage nya blockage. Uvamo. Uraje master. Uraje respect kabisa. Yego. Aho ni neza komeza nyakake mu. Witwa nde? Nitwa Bamoriki Nyirimunga. Bamoriki? Nyirimunga. Nyirimunga. Ariko n'izina ryiza wana. Nze kwizina nka Ngwengwe cyangwa Gwiro. Ngwengwe gute. Nta kazina ufite kaba master se ko mbona ko ngufu yize. Nibajije oya nawe. Nuza mashuragise nitwa Gwiro. Gwiro. Ariko Gwiro nahinduyemo banyise Ngwengwe mpinduramo Agwiro. Agwiro aka Agwiro. Agwiro. Original name Bamoriki Nyirimunga. Niko rero njyewe nitwa. Nabyaye n'umubyeyi bitarenze. Ndabavunye August. Mu rugo ni inaha muri Kigali? Ni nanjye mvuke na. Hagana nikavukire muri Kigali. Nukuri rwose yasaza ariko so. Nyine na agane mu rugo. Ngere mvuka kuko umukenye. Mvuka kuko umukenye. Mukaye karere ubwo. Akarere urumva yo karege ni Gisozi mu murenge ni. Sorry. Kagasabo. Umurenge wa Gisozi. Akagari ni Ruhango. Kabisa. Ndakufite amakuru. Noneho ibyo naravutse birananjabuka. Ndavuga nti se mana yanjye wari ikintu ngenda gucumuyeho. Ni ikihe? Ubuse ufite imyaka ingahe? Imyaka 30 navutse 1990. Ndumva ari 31 ahari. Ndende n'imfuvye nuko yako nagiye nyine nkurangiye muri ubwo. 32. Navutse 1990. Bwa bakora imibare nyine nabo babyimenyera. Jewe rero Hako ibintu rega bigenda neza ntago bihora bimeze nabi. Hari ikintu bizacamo ukagafata. Kera nari meze nabi ariko nashimiye Imana. Hako ufite na fresher ibyo rero. Sibya kantu wafashe nyine njyewe mbonye inzoga zaranyishe n'ibiyobyabwenge. Nabundi fresher nari nzifite. Nzifite kuko ngurisha. Nefite fresher zena narenze. Yago nifite ubuzima narajya kunywa itabi. Nakundaga amashuragisi cyane. Noneho igihe hakigenda kimburana. Yewe ngane mukora agakomba turebe. Mashuragisi wayitangiye ryari? Nagerageje kujya gukina mashuragisi. Ariko nari ndi umukene nakuntu nabonye ukuntu nakora siporo. Tubwire igihe wabitangiriye. Ubigeze he? Nagerageje kujya mu ishuri ry'abanyeshuri bigaga hara ku Kacyiru ariko njye nari umunyeshuri. Nakundaga na mashuragisi cyane ndetse mbura umwanya wo kuyikora ibiyobyabwenge biranirana. Ariko ndayikunda. Mpamvu nsanze abana bari kuyikina nishimye. Bityo sura cyafata ku biyobyabwenge cyangwa warabiretse. Nyine twikomereza. Yeah, good. Mashuragisi nyine ibiyobyabwenge umaze kubifataho warabiretse cyangwa n'ubu biracyakubasa?
ndacyambasa ariko cyane ni iby'inzoga. Heke ni akabyeri bisanzwe. Akabyeri nyine ni inywera rikera ubundi. Umwana aba uretseho gatoya. N'akabyeri nyine bisanzwe ntabwo ari bya bindi by'urumogi batajya babyitiranya. Urumogi nurwo nararunyweye. Ariko ubu ntabwo ukirunywa. Ntabwo nyirunywa. Imbaraga zambaye neza. Nisomera icupa gusa. None wabwira iki abantu bagifata ku biyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi nk'ibyo b'urubyiruko? Urumogi ni itabi ribi cyane. Vuga undeba ariko. Narebaga uriya mwana se. Ntare musaza. Impamvu urumogi ari itabi ribi. Ni ikiyobyabwenge. Umuntu atangira arunywa imikino. Ni ukuvuga ngo ni itabi unywa w'ukuntu wari umeze n'ukuntu warebaga bigahinduka. Sinibaze rero n'ukuntu ababyeyi batunga abana banywa urumogi ntibabimenye, ntibanabahane. Kubahana byo hari igihe bitashoboka, badushyira no muri rihabu bakanadufasha, ariko harimo imvune. None hakorwa iki kugira ngo bigabanuke? Kugira ngo byagabanyuka ari ikintu nk'umubyeyi wamajije kubona yuko umwana we anywa itabi byabibonye, ntabwo yamwota igitutu, ahubwo we yasa nk'umushyigikiye, akabanza akareba ibyo anywa n'ibyo akoresha ukuntu bingana. Noneho yamara kubibona akagenekereza, kuko nta bantu baho bapfira gushira, ntabwo bishoboka. Itabi ni na ribi cyane, ahubwo umubyeyi we yagerageza wa mwana namutota urwango we akamwereka ko atanabibonye, akamufasha. Ndetse wenda niba umuntu yabasha, kuko umuntu utangira kunywa itabi ashobora gutangira yanywa n'amaburi n'atanu yose, ariko uko agenda ari mu gihe rigenda rimunanira. Wenda nkanjye nanywaga n'amaburi menshi, ariko umutwe ugenda unanirwa, shyiramo n'inzoga ugasanga ni ibintu utavana, kandi utanariye, kuko amafaranga wakaguze ibiryo ubona yuko itabi ari ryo ribanga. Ukajya kwigurira gange, ukajya kwigura n'isigara irahenda buriya, n'isigara ni make, isigara rigura ngahe? Senkani buri mwanya ni menshi, ahubwo ubu nta kuba wanyweye ntabwo washyizemo akantu. njye nanyweye n'inzoga gusa mbona nsaba Imana ngo inkize inzoga, uganira n'Imana ko nanjye nabaga ku muhanda, ukangira ubuntu nkava mu ngange mba mu nzu, nta ribi ibyo ngibyo, nta n'ikibazo. Ubu wabonye ufite aho niba ndi gukuye ku muhanda, njyewe rero naje kugira ikibazo, nkora n'amafaranga ngenoza ndi umunamba. Ariko umunamba gute? umunamba wose abandi tuzi muri ya ndirimbo ya Mico se. Oya, nanjye wamposte sibyo uko ngenda takogereje, ahubwo njye ndi umunamba. Karame, nta kibazo papa, ahubwo ikintu cyagiye kinindiza mu iterambere ibiyobyabwenge nk'ibyo byose, n'inzoga nayo ni ikiyobyabwenge, n'isigara nayo ni ikiyobyabwenge. Kereka iyo unyweye kenshi, ariko mwe gake usa nk'agacupa kamwe hari ribi. Hari abantu babasha kubikontorora, hari n'abatabibasha, bibaho kandi myihangane. Ahubwo njye numva wenda Uwiteka rero ufite ubuntu burenze ubw'abantu. Gusa urasenga? Gusenga si umuhango, kwihana nibyo ngenzi. Nta kibazo. Urihana wowe? Oya, nihana kuva mu byaha niko kuje kubaho. Uwiteka nibwo bwenge. Iyo uvuye mu byaha burya ngo uranajijuka.
runaka. ibyo rero ntabwo ari ibintu by'intambara kuko buri mwana wese waba akoresha ikintu bita ikiyobyabwenge ntazibwire ngo azaba muzima atakiretse ntabwo byashoboka. aho rero mbese kumva ubwo nkuba bwarobye nyine ubwo kugira ngo bimushiremo numva bidasaba urugendo biba byoroshye. birashoboka kuba ushoboye ariko wowe udashobotse. wowe ubyiyumvamo wenda n'umuntu ukureba ku ruhande akavuga turiya mupete ni umukurezi ndetse wenda n'umuryango ukakwangaho ya ndetse abana bafite umuryango mufatirane mubabe hafi. ibyo ngibyo rero bizababera byiza kubera yuko satani nawe ni mubi ahubwo ubuzima. ubwo twigarukire kuri ntuza kuri mashoratsi yawe nyine urumva uza ukeneye kugera hehe mu bijyanye n'iyo ku ngufu yawe. rero ku bijyanye n'ikintu bita amashuragisi agishoni cya akishoni mba numva nabaho no mu buzima bwanjye nakina amashuragisi ikagenda imaramo ibiyobyabwenge nanyweye kandi yabimaramo nkakora muvoma icyo bita muvoma cyakoze ibindi njye bikaza nyuma ariko ikintu nshaka ni uko yuko nabuze n'umuntu mba hafi kandi mfite na bakuru banjye mfite na ba masenge mfite na ba data bacu ariko nta n'umuntu wigeze kuguru kuba kugomba kuba guhagaze kwita umuntu mayegera ugaruka gutya kavanza fata ingendo reba agarara gutya wenda nk'umukungugu mwene uzagenda ugorora ya bobo njye gukora ukuntu uzajya ugenda ukora budomino sibyo niba mbeze gutya kora kunda hano wumva ariko ngo nukore kunda sinasinze ya gutya hits nuko yuko stile wazivanga ungaye kutabara kuvamo uvamo ariko blokaje nya blokaje uvamo ararenze uraje master uraje respect kabisa bapete nabigishije maobo ugomba gukomera ukajya uzamuka ukanamanuka cyo bita kugira ute ko uramanuka ukanazamuka oya wicara muri maobo ukamanuka ufite umuntu umugeri oya umugeri ugukizemo imbaraga buhoro oya ntabwo uzamuka reba gutya nimushaka rero kwiganuza ko mutajya muri kombase ngo turebe ngwino hano mujye muri komba turebe hagarara hano tugiye gukora komba sibyo komba ariko nuvanga komba aba ari iki ni ugushirika ubwoba humura ntabwo ndi bugukubitura umwana
wowe ntabwo wumva nta kibazo ugira mu mutwe. Yego. Aho. Yego. Aho ni neza komeza ndakate ngo. Yego. Aho ni neza yego. Aho. Come on. Umeze komera cyane. Yego. Aho. Wane yuko uzamenya neza ko. Bararenze sha. Akomeye wagushuka sha. Abango cyangwa iki? Okay, tujye ku musozo bigira ikintu ubwira abantu bari badukurikiye ubundi duhita dusoza. Niki wabwira abantu badukurikiye? Nanjye rero mumbabarire nk'umuhungu. Nanjye ndi umwana ushaka ubuzima. Ariko bikanga. Nta muntu ngira ushyigikira. Nashinze nta rugero. Mwambabarira. Ubwo rero nibiri mu mutima wanjye. Ibyo nabakoreye nta n'ikibazo njyewe nanafite. Njyewe rero nanaho mu buzima nibwo nakisanga ngende uwumwe. Kandi njye mvukana n'abantu. Banjye inzu bagera gute? Bura n'intangamimerere. Sora ariko bafite ubushobozi mbega ariko ntago bakwitaho. Ntago banyitaho baranditse gutyo nyine. Okay, ubwo bari badukurikiye rero ndizera ko murimo kubibona. Ngayo nguko nuko ukuntu bimeze. Ciao mukore like, share na subscribe naho butaha. Sawa rero ubwo tuzongera duhura ubutaha.